Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye gukurikirana urukundo rw'inyabutatu ko bakundanye ari batatu ku gice cyacu. Aho twari twagarukiye ubushize twagarukiye aho Ariya bamaze kumubwira ko bashyingiranywe yikanze kwa muganga, akanuye amaso, arumiwe aratangaye, yumvise ko n'ubundi bamaze gushyingiranwa, nuko Ariya agahita avuga ngo ibyo ni biki se muri kumbwira? Nuko agahita avuga ati Dave, ibyo ni ibiki muri kumbwira kubera icyo avuze kuriya? Ntabwo Dave ibi ngibi rwose wabikora, ni gute si ibi wabikora? Waba umpemukiye Dave. Nuko Dave agahita avuga ati Ariya rukundo rwanjye, ibyo akubwiye ni ukuri ntabwo yakubeshyaga, twashyingiranywe ijoro ritambutse, yego rwose twashyingiranywe. Nuko Ariya agahita avuga ati Dave ukubera iki? Dave ukubera iki koko? Uramukunda se? Nuko Dave agahita avuga ati hoya ntabwo mukunda, ahubwo yadufashije, twari dukeneye amafaranga ya sajari yawe. Nuko Ariya agahita amusubiza, umugore wa Dave agahita amusubiza ati ni ukuvuga ko ari nkaho wigurishije ku bwanjye se? Ari kubivugana agahinda n'ababaye. Nuko Dave agahita amubwira ntoya, nashakaga gutabara Ariya, nashakaga gutabara, niyo mpamvu nashyingiranwe na Ana, nta handi nawe gukura amafaranga, niwe wishyuye sajari yawe yose. Nuko Ana agahita avuga ati ariko ndumva dukwiriye gutaha tukajya mu rugo, kandi nawe Ariya ukeneye kuruhuka, ahubwo mureke dutahe tujye mu rugo. Ariya ati umva, ndakwisabye ntiwongere kumvugisha, ndakwanga. Aho yumva yamutwariye umugabo amaze gushyingiranwa, ntongere no kumvugisha, ndakwiyamye. Nuko Ana agahita amubwira nti umva Ana, wibifata nabi, ariko ubifata nabi, ni ukuri nkunda Dave, kandi buri kintu cyose nagikora ku bwa Dave, urumva? Rero wibifata nabi ngo nantonganye. Nuko Ariya mugore wa Dave agahita amubwira numva, ntabwo ukunda Dave, wa mukobwa wabuze icyo ukora. Nuko Dave agahita avuga ati umva, dufite kujya kubwira inkuru nziza ahubwo Kevin umwana wacu. Ariya ati yenda unuya ni umwana, nta nubwo yakumva iyi situwasiyo, ntabwo ibi ngibi yabyumva rwose, ntiyabimenya. Dave ati ibi ndabyikorera ariko. Ana ati mwaze tukajya mu rugo, nimureke tutahe tujye mu rugo. Bagahita batwereka bageze muri ya nzu y'imodoka, bageze muri ya nzu nziza y'abakire, ni mu nzu nziza rwose, isa ari kubaha ikaze, ati murakaza neza buri umwe wese hano. Nuko ano umukobwa wa bosi agahita amubwira nti urakoze papa, agahita anamusobanura ati Ariya agiye kugumana hano natwe uhereye uyu munsi. Nuko ise wa Dave agahita ati nari mbizi ko ibi bizaba, nese ko ari umugore wa Dave, reka nyine nawe aguma aha ngaha muri iyi nzu nyine nta kundi. Nuko Ana agahita avuga ati ngo papa, none se n'ubundi iyi ni inzu ya Dave, narayimuhaye, ujye unyumvira abakobwa. Ise wa Ana agahita akanura amaso ngo iki? Ariko mumbabare namwe munyumvire inkundo z'iki gihe. Yibaza umusaza yarushye akorera amafaranga, yubatse inzu nini iri aho ngaho, kuko uri umukobwa we, ibintu byose babigushyizeho, yirangiza akajya kumva ngo inzu warayitanze. Ari mu Rwanda waraye,
umusore w'umunyarwanda ukamwandikaho inzu, n'iyo nzu nini nziza gutyo, iminsi mwabana myinshi yaba ari 2, bwahita bucyaya akadivorce, umva imitungo yose agahita ayitwara, ugasigara uri gusabiriza ku muhanda. Ababihakana bambwire. Ise wa Devu, ise wana mu gutangara no kumirwa ukuntu umukobwa we inzu yahaye Devu, akahita avuga ati ibyo ni ibiki se ahubwo uri kumbwira? Nuko umukobwa akahita amubwira nti yego papa, ubu ngubu iyi nzu ni iya Devu. Nuko se wana akahita amubwira numva Ana, nyine kuvugana nawe turi twenyine. Agahita ahindukira akareba Devu, agahita amubwira nti Devu, ngaho fata Ariya umujyane mu cyumba, umujyane mu cyumba cyanjye. Nuko bagahita biherera, Ana na se ise akatangira kubaza umukobwa ati babarira umbwire neza, ni gute ibintu watinyutse kubikora? Ni gute watinyutse guhereza iyi nzu Devu? Nta soni? Ubwo urumva nta soni ufite na nkeya? Nuko umukobwa agahita amubwira nti nuko mukunda papa, nuko mukunda. Ise agahita amubwira niyo mpamvu yemeye gushyingiranwa nawe? Uyu ni umuhungu w'igisambo, ni umuhungu w'igisambo ushakaho amafaranga n'imitungo. Umukobwa agahita asubiza ati hoya papa, ntabwo ashaka amafaranga n'imitungo, ahubwo se urazi ikintu yashakaga gutabara Ariya, urumva? Nta nubwo yashakaga inzu, yashakaga gutabara Ariya kuko Ariya yari arwaye cyane, urumva? Ise ati mana nyagasani we, ubu se kuko ni iki narenza? Warangije guhereza iyi nzu Devu, mana. Erega papa, ndashaka kumuha ibyishimo byose, nuko se arangije ndamubwira ariko nanjye ndashaka ibyishimo byawe, urumva? Gusa nta nubwo nagukunda rwose. Nuko umukobwa agahita amubwira ndabizi ko urukundo rwanjye ruracyari umwimerere, azankunda umunsi umwe, urumva? Umunsi umwe nzatsindira umutima we. Ariko ise ati nanjye reka mbyizere, gusa nyine ukeneye no gusinzira mukobwa wanjye, ndabizi yuko unaniwe. Ise yumiwe. Umukobwa ati yego papa, ni ukuri ndananiwe cyane, ahubwo reka bayi tuzabonana ejo. Arika nuko Ana umva ku gitanda cyiza, mu makuvureri meza, ariwe mu cyumba cyiza, yego gifite akabariko hanze. Nuko umugabo we Devu agahita amubaza ati umugore wanjye uriyumva ute? Ngo ndi kwiyumva neza rwose, urakoze cyane, meze neza. Nuko Devu agahita amubwira numva ndi hano rero, niba hari ikintu kimwe uri bukenere umbwire. Nuko Ariya agahita amubwira ati Devu, hari ikintu nkeneye. Oya ariko nta n'ikintu nkeneye urebye, ahubwo nikumburiye Devu umwana wacu, ni ukuri ndakwinginze genda ahubwo ujye kumuzana. Nuko Devu agahita amubwira nti humura rwose, ngiye kujya kumuzana. Yewe. Nuko Devu agahita amanuka ngo agiye kumuzana, agahita ahura na Ana. Ana agahita amubaza ati Devu, Ariya ameze ate? Ana agahita amubwira nti ameze neza. Nuko Ana agahita ati ni byiza rwose kumva yuko ameze neza, ni byiza yuko ameze neza, azagumana nanjye mu cyumba cyanjye. Noneho njye nta kibazo,
nshobora kujya mu cyumba cy'abashyitsi. Ati nta kibazo. Nuko agahita amubwira ariko Dave wibuke yuko uri umugabo wanjye, urumva? Uri umugabo wanjye rwose, wihangane ntumbabaze ku myitwarire yawe. Yewe umukobwa aranga rwose. Nuko Dave agahita amubwira ariko ngiye nkunda Ariya, nyine wowe uri umugore wanjye, urumva? Ku bijyanye n'amategeko no mu murenge twabyemeranyije, uri umugore wanjye, urumva? Ariko nyine njye nikundira Ariya, ntabwo buriya wasimbura Ariya mu mutima wanjye. Yesu we, mbega amagambo ubwayo aciye intege. Nuko agahita avuga ati ariko ndashaka kuguma mu mutima wawe, nkeneye urukundo rwawe Dave, nkeneye urukundo rwawe. Nuko Dave agahita amubwira njye sinagura urukundo rwanjye. Nuko agahita amubwira mva, nzitanga bishoboka byose ku buzima bwawe, nta kintu ntazakora, nzitanga bishoboka kugeza igihe nyine nzanakora n'ibyo ushaka kuvuga byose, ibyo uzavuga byose nzabikora. Yesu we. Nuko rero Dave nawe agahita yikubita asohoka agenda. Ati rero niba uzakora ibyo mvuze byose, mbabarira ubu mvuye iruhande, ubu mvuye imbere. Yesu we. Agahita yikubita asohoka agiye kuzana Kevin mu nzu. Ariya agasigara ari kurira. Ariko mana, mujye mundebera sha, ni wa mugani baciye abanyarwanda ngo uvura umutindi ijisho bwacya akayigukanurira. Umuzanye mu kizu cy'umuduga, uri kumubwira yuko inzu already warayimuhaye, none avuga ngo umuvire iruhande, umuvire mu buzima. Ariko mana, nuko tukabona ka Kevin kari ku baturanyi, kari kubaza umumama wari ugafite ati ariko se papa ari hehe ko nshaka guhura nawe? Mu gihe akiri kubivuga se akaba arageze, ari kuvuga ati Kevin. Nuko ka Kevin kakaba karahindukiye, yo papa maze nari nkukumbuye cyane, wabaga hehe ko nari nkukumbuye? Nuko Isaka ahita amubwira Kevin tugiye kwimukira mu kizu kinini. Kizu kinini, mva abagabo ko babaye mbese. Wubatse se? Waguze? Ubwo ari kumenyesha umwana ati tugiye kwimukira mu kizu kinini. Nuko umwana ati ngo iki koko se? Cyane rwose tugiye kwimukira mu kizu kinini, ibintu byose uzabibona hariya, uzaba ufite n'icyumba cyawe kinini muri iriya nzu. Akana kakaba karishimye, agatangira kubyina. Yego papa, wow, yego papa. Ahubwo si njyewe uri bubone ngeze muri iriya nzu nini. Umwana arishimye ari kwibyinira. Wow. Nuko Isaka ahita amubwira ngaho genda rero ufate ibintu byawe byose bizingazinge neza, ndi hano ndagutegereje tugenda. Nuko umwana agahita agenda yishimye anirukanka, ahubwo agasigara ari gushimira wari wasigaranye umwana yitwa Jenny. Ati warakoze cyane Jenny, umva uri umuturanyi mwiza, Imana rwose iguhe umugisha. Nuko Jenny agahita avuga ati umva nta kibazo rwose, ahubwo se Ariya bitabye ameze ati Imana ishimwe cyane rwose, ubu ngubu ni muzima, yarakize, yaranatashye. Nuko Jenny agahita avuga ati Imana ishimwe rwose, ikomeze kumuha umugisha. Byari bikwiye yuko mpagera, ariko kuko bitakunze nyine, Imana ikomeze ibiteho. Nuko Jenny nuko
Dave agahita avuga ati namwe mwarakoze cyane kandi nongeye kubashimira ko mwitaye ku mwana mukagumana nawe, Imana ibahe umugisha. Yesu we. Nuko Ana tugasubira muri ya nzu nini, Ana ajyanye mu makanzu wenyine, ya kanzu y'abageni niyo yagiye mu buriri ahita yirambika, akirambika ahita asinzira, agatotsi kaba karamutwaye. Muri uko gusinzira rero, agasinzira abo ari kurota abona we na Dave bari muri jaride ahantu hameze nko mu gashyamba. Nuko Dave ari kumwisikizaho, ari kumusaba imbabazi ati umbabarire rwose Ana, umbabarire rwose, sinigeze nibuka urukundo rwawe, umbabarire. Nuko ati ariko uri uwanjye Ana, uri uwanjye rwose, uri uwanjye, ndabona ari wowe rukundo rwanjye. Nuko Ana nawe ati ndishimye cyane rwose uyu munsi Dave, ndishimye cyane yuko noneho unyakiriye, unyemeye, uranyakiriye. Nuko Dave nawe agahita amubwira ati ndagukunda cyane Ana, ndagukunda cyane rwose, uri uwanjye. Ana ati koko si, ni ukuri mbabara wongere ubisubiremo. Nuko Dave akongera agasubiramo ati ndagukunda cyane Ana, ndagukunda cyane kandi rwose ndi uwawe. Ana ati nanjye ndagukunda cyane Dave. Bishimye bari guseka barebana akana ko mu jisho. Niko disi yari ari kurota akaba ararebye, uziko zari inzozi, ariko sha zari inzozi nziza sha. Atari gusa ubundi Dave kuki utankunda nayaye mahirwe mbura, impamvu utankunda ni iyihe koko? Nzita ku mugore wawe, nzita ku muhungu wawe, ibintu byose nzabikora. Umuhungu wawe ni umuhungu wanjye, ngomba gutsindira umutima wawe rwose. Nuko rero Kevin bamuzanye muri ya nzu, ahuye na mama we muri cya cyumba cyiza cyane. Nyina ari kuvuga ati Kevin, ni ukuri nari nkumbuye cyane, nkumbuye we. Nuko akanguna mama urazi, maze nanjye nari nkukumbuye, ariko se mama mbwira koko tugiye kuguma muri iki kizu cyiza gushya se? Nuko nyina akamwiyane, yigo umuhungu wanjye, tugiye kuguma muri iyi nzu ni iyacu uhereye none. Nuko umuhungu agahita amwiyane, yigo agahita amubwira ati mama iyi nzu ariko ni nziza iranahenze, ntabwo uzi ko tugiye guhinduka abakire. Mana we, ni ukuri ndishimye cyane rwose. Nuko nyina ati nanjye ndishimye ku bwawe. Mu gihe bakiri aho ngaho, Ana akaba araje azanye na breakfast, akinjira ari gusuhuza ati Kevin, akababonye ka Kevin bite bitumeze ute? Nuko ka Kevin kakahita gahindukira kavuga ati Miss Ana, meze neza, wowe se bite? Meze neza? Ana agahita amubwira ati nanjye meze neza, ahubwo nishimiye kukubona hano Kevin, ndabikunze cyane. Ati nari nkuzaniye utuntu two kurya, bishoboke yuko waba ushonje. Nuko agahita amubwira urakoze cyane rwose, uri umuntu mwiza, wigira umutima mwiza. Nuko agahita amubwira numva ngiye guteka n'utuntu twiza maze twa Kevin, ndabizi yuko uri buze kubikunda. Nuko agahita abwira Ariya, ariko ukeneye kuruhuka rwose, ndi bwite kuri Kevin, humura nta kibazo, ndakwitaho nite no kuri Kevin. Nuko
Kevin akahita yibaza akahita avuga ati none se ahubwo uri gukora iki hano? Akahita abibaza niba twebwe tugiye kuguma hano nka famiye. Akahita amubaza Ana, ako ni ka Kevin, utwana tw'iki gihe tuba tuzi ubwenge. Kevin akahita abaza Ari, none se kuri bite kuri hano? Nuko Kevin Ana akahita asubiza ka Kevin, erega ngiye mba hano, iyi ni inzu yacu Kevin. Humura rwose. Kevin akahita avuga ibyo se nibyo ushatse kuvuga? Nuko Ana akahita amubwira ati, ndi mama wawe Kevin, ujye umpamagara mama, ujye umpamagara mama wawe. Kevin ngo iki? Kevin ati reka ntabwo uri mama, kandi mama nicaranye nawe hano. Nuko Dave akahita batumva, ibi byose birahagije Ana, uyu ni umwana, ntabwo ugomba kumubwira ibyo byose, urumva? Karacyari gatoya, ntabwo ugomba kubimubwira. Ka Kevin kakahita gahindukira kareba nyina Ari, mama ibi ni ibiki Ana yari ari kuvuga? Nuko Ari nawe umugore wa Dave agahita bati, nta kintu na kimwe ari kuvuga Kevin, yari ari kwikinira, yari ari gutebya sha, erega ni umuntu ukunda gusetsa. Nuko Kevin akahita bati okay, akahita yinjira akareba Ana, tisha nkunda ukuntu usetsa rwose, ndabikunda cyane. Nuko Dave akahita bati, mumbabarire gato, nkeneye kuvugana nawe Ana, nkeneye kuvugana nawe muri salo. Twagenda tukajya kuvugana. Bakahita bagenda. Nuko Dave akahita abwira Ana muri salo atanishimye anarakaye, niko Ana mbwira, nibyo uri kugerageza gukora? Ana akahita amusubiza ati, nta kintu na kimwe ndi kugerageza gukora, ni uko nikundira umuhungu wawe, ndamwikundira rwose. Nuko akahita avuga ati, umva, ntabwo yakumva situwasiyo yacu, urumva? Nta nubwo ugomba kubimubwira ibyo ngibyo, urumva? Ntabwo ugomba kubimubwira. Kandi shawe ubwo Ana aracyambaye amakanzu y'abageni, umva niko akiyambariye, ariko man. Nuko mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo, hari undi winjiye yinjira ari kuvuga ati, hello mukobwa mwiza man. Hari undi winjiye kumbi wikundira Ana, yinjiye n'akanyamuneza n'ibyishimo byinshi n'urukundo rwinshi mu maso. Hello mukobwa mwiza w'igikundiro. Dave agahita ahindukira amureba atishimye arakaye. Meddy yararirimbye ngo, usiga ugukunda ukirukanyira iki? Ugasiga wirukanyira utagukunda, ugasiga ugukunda, ugasiga ugusanga. Sorry, nta inkuru yacu igarukiye. Nizere ko mwayikunze cyane. Mbateye amatsiko ku gice cya 10 aho